rwarahindutse abandi bambwira ko rukoreshwa ku manyanja abantu barubohamo indobani ngewe nararuguze nk'ubushakashatsi bwo kuruzinga kaba ari gatoya cyane nkakazinga inshuro nyinshi nzabibereka ubutaha mu isomo rikurikira muzibuke mubimbaze uko bakora urudodo rubasha kubyara umurya w'inanga noneho nkaruzinga kugeza igihe rubyariye umurya uru ni urudodo rwa nylon rero ngewe nkoresha uyu munsi sinze aho tugeze aha ngaha niba ari ikibazo mwambaza byo bikorerwa uri kubyumva yego ninjye urwikorera ndetse nabyigishije n'abandi benshi ubona barukora uwo ntabyigishije abikuye kuwo nigishije ninjye wazanye ubushakashatsi bwo kuzinga uru rudodo yego hari ikindi kibazo nkomeza wambaza tese iki gikoresho tugiye kwiga cy'umuziki gikoze muki murakizi icyo gikozemo ndabona ari igiti bwoko ki cyangwa se nk'umuviro nk'uko wabivuze nanjye niko mbibona nawe niko bibona yes iki gikoresho rero cy'umuziki cyacu gakondo kibaje mu biti bitatu ariko ntabwo ibiti bitatu byose ariko batibyo biteranya ngo bibyare inanga imwe ushobora kubaza mu giti kimwe cyangwa ukabaza mu kindi igiti cya mbere kigira inanga zivuga neza ni igiti bita umwungo ni igiti gakondo kiboneka mu mashyamba ya kimeza ngewe nari ntarabona umwungo nabonye umwungo tugiye muri bino byatembera u Rwanda icyo gihe twagiye muri Nyungwe abadutemberezaga parke nibo banyeretse igiti cyitwa umwungo ndishima cyane najyaga nkuvuga ntawuzi ndawubonye muri Nyungwe nkubona bwa mbere sinzi niba n'ahandi uri abantu batubariza inanga cyane ko dufite n'ibibazo byo kubona inanga ubu mw'iyi minsi abasaza benshi bari bazi kubaza inanga bimo bagenda baducika ubwo no gufata izindi ngamba nibo bambwiraga ko ibyo biti bashobora kubikura mu mashyamba ya Uganda cyangwa uzabyumva ntabwo ndahagera ntabwo mazi ubundi ikindi giti cya kabiri babazamo inanga ni igiti bita ikiha yego ikiha umwungo n'ikiha mubishoboye mwabyandika kuko namwe igihe muzaba mwamaze kumenya gucuranga aya mateka abandi bazayababaza umwungo ikiha ikindi giti cya gatatu ni umuko nzabaza n'abandi bantu bakuru hari ikindi giti papa ajyaga ambwira numva nibagiwe nzabaza na marume cyangwa n'abandi bacuranzi b'inanga ariko njye ibyo nibuka ni umwungo ikiha ndetse n'umuko ibyo biti bakaba ari byo babazamo inanga hari utundi tuntu ntababwiye mwitegereze murebe utu tuntu turi hano utu duti tubiri turi ku ino mitwe yombi y'inanga oya utumuzi uko batwita utu batwita imisego yego iyi ni imisego y'imirya yego imisego iseguye imirya ubivuze neza cyane iyi misego rero imara iki ituma uno murya wacu utabasha gufata ku nanga direct kuko iyo ufasheho uko ugenda uregera ugenda ukuba igiti ukazageza igihe ukagicukura niyo mpamvu dushyiramo ino misego ubu n'utu twose nongeyeho ni imisego ikindi numva ntababwiye ni imirya muri bya bice bitatu byacu by'inanga nababwiye ko igice cya mbere ari imirya rero nayigiramo ibice bitatu igice cya mbere ni igice kivuga amajwi navuga ari hejuru ari hayi igizwe n'iyi mirya itatu cyangwa ine bitewe n'uko waregeye inanga iki gice rero tukaba tukita imiyuki uko uregera ubutaha uko tuzakurushaho kugenda twiga nzagezaho mbahe n'isomo ryo kuregera inanga ubu uyu munsi ndacyari kubabwira amateka y'inanga kugira ngo muyige muyisobanukiwe ku buryo n'undi wese wazanayikubona kubaza ngo icyo ni igiti gikoze muki giteye gute wabasha kubimusobanurira sibyo se imiyuki rero ni iyi mirya itatu cyangwa ine yo hejuru bitewe n'uko inanga yawe ingana igice gikurikiyeho ni igice cy'imyikirizo kivuga amajwi ari hagati aringaniye iyo hagati aringaniye imyikirizo igice gikurikiyeho ni igice kigizwe n'ibihumurizo
imiyuki ni iyo mbere Imiyuki. imyikirizo imiyuki Imyikirizo. imiyuki imyikirizo irakorasi yego n'ibihumurizo navuga ngo bitanga Amajwi base ari base. yego bigenda biba imiryine ikaba imiyuki indi miryine ikaba imyikirizo indi ikurikiye ine ikaba ibihumurizo imyuki imyikirizo ibihumurizo nizere ko mwabifashe mu mutwe yenda kuko mwaje kwiga ntago mwataha mudakoze kunanga birumvikana mufite inyota kereka nibi bitumaze kwiga hari ikindi kibazo mwamubifiteho kugira ngo mbashe kubasobanurira hari ikibazo ufite mame none imiyuki ntabwo ufite wenda nk'isano urabona nk'amajambo y'ikinyarwanda nk'uko iki ngiki cyitwa umusego biragaragara ko ari umusego useguye yego none iyo miyuki ibihumurizo ntabwo wenda bifite source yenda uruka ngurugero imiyuki urabizi inzuki hano mu Rwanda sound y'inzuki urayumva bashatse ikintu cyavuga cyane cyangwa ijwi ryo hejuru bagereranya n'inzuki imyikirizo ni nkuko umuntu yakubwira nawe ukamusubiza ukakubwira ukamusubiza cyane ko niyo turimba akakantu mu kanota hano nako ntabwo tuvuga kuririmbira inanga cyangwa se kucuranga inanga urireba byitwa kubyira inanga kubwira inanga iyo uri gucuranga inanga ibikuganiriza noneho nawe ukayikiriza akaba ikiganiro cy'umucuranzi ni na streamer tukabyita kubwira inanga niyo uririmbye abantu bakizihirwa bagaguruka bakabyina ntabwo babyitwa kubyina iyo kubacuranzi bacuranga inanga byitwaga gutambira inanga ndacuranze umuntu arizi hahita haguruka aratamba ahubwo agahita atambira inanga byitwa gutambira inanga no kubabyinnyi kera byagiraga naho bitandukanira usibye ko ubu ngubu ntakibona abantu bazi gutambira inanga niba bahari nzabashakisha ariko kera uko ibirenge uko byagendaga by'abatambira inanga siko ibirenge by'ababyinnyi babyina bisanzwe bigenda narabizi ko mu kubyina habamo style zitandukanye hari imishagiriro hari intwatwa hari inkiga za byumba babyina za dimba hasi niko no kubyinira inanga rero byabaga bitandukanye n'izo style zindi zitandukanye ari byo byavagamo gutambira inanga urabona sinzi namwe arabonye intore nka ntore igeze uzibonaho ibyo bita kurambira mu ntore kumwe baza barambira biyereka amacumu n'ingabo niko uwatambiraga inanga byagendaga yazaga muri buriya buryo muri riyasanze murakoze cyane n'abagore batambiraga inanga ndibuka papa y'agacuranga iwacu mama kizirwa kabyina ba mama wacu bakizirwa bakabyina abaturanye bakizirwa bakabyina bakabaza gutekera ko inanga zakoreshwaga mu bitaramo ndetse binini kugira ngo inanga yumvikane babigenzaga bate hariho bafataga umuvure murawuzi uyu bengeramo ibitoki bamara kuwufata bakawubambaho nk'uruhu bagasigazamo umwenge wa mwenge ukarambikaho inanga uruhu rw'inka ukarambikaho inanga wacuranga ya sound ikamanuka muri cya cyobo cya wa muvure bikaza bivuga cyane cyangwa se ugafata ikibindi urabona ikibindi ukuntu gifukuye ugaterekaho inanga ugacurangiraho ya sound ikazamukira mu kibindi ikabasha kumvikana cyane ubwo nibwo hego utu turadiyo twa soniteke dusanzwe ibijerekani cyangwa bakabatira ijerekani bagashiramo ubonaga ari insinga gusa zegeranye ukabona niyo nuza niyo smack uboneze nka smack sinzi niba ariyo mikoro ikajya mu kibindi ikazamuka kumvikana ndibuka nanjye kera iwacu nta buryo bwo kwamplifira inanga nyine twari dufite nk'abanyamakuru bansuraga cyangwa abandi nari mfite umuvure wari uteye muri sari iwacu noneho nkawudekuraho imisambi nk'uku nkabihisha ku buryo batamenya ibyo ari byo ariko najya gucuranga nkahita niruka nkajya kuri wa muvure nkahita ndambikaho inanga gutya nkacuranga kikumvikana cyane abantu ntibamenye ibyo ari byo aka rero niwo mumaro wako tujya gutangira kwiga gucuranga isomo ryacu rya mbere muriteguye murabona igice cy'umubiri w'umuntu cyose ko uhagaze fisikare kigira iburyo n'ibumoso
niyo umuntu agiye kugenda ubanza imoso akurikizaho indyo moso njyo moso njyo moso njyo akenshi yego moso njyo yego shaiba noneho no mu micurange niko bigenda tugira akaboko k'iburyo biterwa n'akaboko umuntu akoresha gashobora kubi akaboko ke k'indyo akaboko k'iburyo gashobora kuba imoso bitewe n'uko akorera imoso tugira akaboko k'iburyo tukagira n'akaboko k'ibumoso buri kaboko kose kagira umurimo wako mu gucuranga inanga mwitegereze tugiye guhera ku kaboko k'ibumoso akaboko k'ibumoso gafite intoki eshanu nk'ibisanzwe murabibona ariko za ntoki zifite amazina hari meme mukuru wa meme musumba zose mukubita rukoko mugufi nyirazo izi ntoki rero zose ntago ariko tuzikeneye ku isomo rya mbere tuzagenda tuzikenera bitewe n'uko amasomo aziyongera uyu munsi tugiye gukenera intoki ebyiri gusa izo ntoki izi ntoki ebyiri rero zitwa amazina haba rimwe akaba kabiri niyo mazina yazo ubu uyu munsi tugiye gutangira na rimwe na kabiri rimwe ikaba mukubita rukoko kabiri ikaba musumba zose akaba arizo zihera ku nanga iyo ujya gucuranga ujya gushyira mu za ntoki uritonde ikiganza cyawe reba uko kimeze kikaba kimeze nk'aho ufashemo akatenesi gutya mo imbere umumaro wako iwabyo ni uwuhe ni ukugira ngo izi ntoki zindi zisigaye zitaza kubanga mugasanga ibitoki byose biri mu nanga tugiye gukenera izi ebyiri igikumwe kiba gifite pozisiyo ireba hejuru ireba mu ijoro rwose niyo pozisiyo yacyo noneho nababwiye ko iyo umuntu ajya kugenda abanza imoso agakurikizaho indyo imoso yacu kuri izi ntoki dufite ni urutoki rwa musumba zose noneho indyo ikaba urutoki rwa mukubita rukoko ari rwo rwa mbere noneho imoso ikaba urutoki rwa kabiri iyo ujya gucuranga rero ubanza imoso ukurikizaho indyo moso njyo 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 mwabifashe akira nawe gerageza ndayikikira gute ako kantu nari nakibagiwe pozisiyo yo gufata inanga nuko mfite intebe hano imbangamiye pozisiyo yo gufata inanga pozisiyo yo gufata inanga ya mbere isomo rya mbere na mbere nari nsimbutse uyifatiramo hano hagati y'amaguru urabona naho nataraka nkabyina ntago ibishobora gutakara ibifashwe n'aya mavi yombi ayo mavi yombi ugashyiramo inanga hagati none ukayegamiza mu gituza inanga ibireba ku ivi ry'ibumoso umutwe wa mbere umutwe wa kabiri ufashe ku munsi y'ibere ry'iburyo uri kubibona gerageza ukore turebe yego kwa kundi uribuka ya position y'intoki yego kaba karaho ako ntituragakenera noneho urahera ku murya wa gatandatu ari ufatwa n'urutoki rw'ibumoso twavuze yego wa karindwi noneho urutoki rw'uburyo rugafata umurya wa gatanu yego wa gatandatu no gatanu uyu bari imirya uhera ku murya wa mbere n'uyu wo hejuru wo mu miyuki yego gatandatu yego urutoki yego kandi buri gihe urutoki rufata ruhereye inyuma y'umurya ntabwo ufata ruhereye imbere y'umurya gutya rero moso njyo ugabanya umuvuduko moso njyo yego noneho ugenda kwitemba moso njyo yego pozisiyo y'inanga ubwa mbere ifatira mu mavi yego umutwe wa mbere ukaba wegamiye ivi ry'ibumoso umutwe wa kabiri wegamiye ibere ry'iburyo iyo niyo pozisiyo ya mbere none ruka za ntoki zacu ko nazikweretse urazishyiramo urutoki rwa mbere rurajya ku murya wa gatanu urayibara imirike urutoki rwa kabiri rurajya ku wa gatandatu
kubara tubara duhereye mu miyuki inanga wayicuritse. Iyo ujya gufata inanga urayicurukura, kuyicurukura ni uguhera ku mirya y'imiyuki ukaba ureba iri hejuru. Yego yego. Reba hano Yvette, icara neza. None mugiye kugendera rimwe umurya wa 6 n'uwa 5. Dutangira wa 5 cyangwa wa 6. Utabanza urutoki rw'ubumoso rwo twavuze rwa musumba zose. Umugabanye tempo noneho, umugabanye umuvuduko. Pam 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 pam. Ni gutyo urutoki ufata hacuranga menutu tw'intoki muri kutureba. Aka kahano n'aka kahano. Wasimbutse 6. Pam 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 none umwe nabikore wenyine. None tugiye kwiga gukoresha n'akaboko kacu k'iburyo. Yego tugiye kwiga gukoresha n'akaboko kacu k'iburyo. Tumaze kwiga gukoresha akaboko k'ibumoso, tugiye kwiga gukoresha akaboko k'iburyo. Navuga ngo akaboko k'iburyo niwo mushoferi utwaye umuziki w'inanga, akaboko k'ibumoso kakaba umugenzi, sibyo? Akaboko k'iburyo gakora ibintu byinshi cyane, ariko uyu munsi tugitangira turahera ku byo gutangiriraho nyine. Nkuko twabivuze ku kaboko k'ibumoso n'akaboko k'iburyo nako gafite intoki 5 murazireba, arizo meme, mukuru wa meme, musumba zose, mukubita rugoko, mugufi nyirazo. Ahangaha turi bukenere intoki 3. Intoki 3 turi bukenere ni meme, mukuru wa meme na musumba zose. Ariko izi ebyiri zindi zisigaye, yego meme, musumba zose, izi nizo tugiye gukenera. Ariko izi zindi zisigaye nazo ntabwo tuzipfusha ubusa ku kaboko k'iburyo. Zifite umurimo ukomeye cyane. Uko naberetse pozisiyo yo gucuranga inanga ko bifate gutya, ntago iri gucuranga biba bihagije. Izi ntoki ziba zifashe hano ku nanga kugira ngo itaba yagucika ikagwa hasi. Ni umumaro ukomeye wazo. Noneho meme ikora iki? Meme ni rwo rutoki rwa mbere, niryo zina ryarwo mu gucuranga inanga. Noneho mukuru wa meme ikaba urutoki rwa 2, musumba zose ikaba urutoki rwa 3. Murakumvise? Noneho tugiye gutangira rero twashyizeho ikiganza. Dushyiraho ikiganza turabanza meme. Noneho uko nababwiye ko ujya kugenda banza uburyo ni ubanza ubumoso ni buryo, niko no gucuranga byagenze nk'ukuri kwa kuboko kwacu k'ubumoso. Aha naho turabanza uburyo n'ubumoso, ubumoso n'uburyo. Ubumoso bwacu ni igikumwe, indyo yacu ni mukuru wa meme, sibyo? Ariko rutoki rwa mbere no rwa 2. Nizo ntoki tugiye kubanza gukoresha ubaka kanya. Turabanza uburyo, ibumoso, iburyo, ibumoso, iburyo, ibumoso, iburyo, ibumoso, iburyo, ibumoso. Ubwo turahera ku murya wa 3 n'uwa 2 niyo turi bukoresha. Yego. Wowe wahise unabivanga akakanya, akira ahubwo uri umunyeshuri mwiza cyane. Twagiye rero umurya wa 3 ushyireho igikumwe. Wow. Bajya abanyeshuri agira nkamwe kabisa. Mugacuranga umwanya munini mukamenyere kugira ngo tuze kwiga kuzihuza.
wow akora ko mwakamenye shimishwe no kubigisha murakoze cyane noneho ikiyongere cy'igitangaza nimwe banyeshuri b'abakobwa ba mbere mfite muhangaha muri Sunset.Shine ubundi menyereye kwigisha abagabo abasore ubu ngubu hano muri Sunset.Shine nimwe banyeshuri ntangiranye naho b'abakobwa biranshimishije cyane by'umwihariko mbingingiye kuzakomeza mukazagira ku ntsinzi murakoze cyane reka dukomeze noneho twige guhuza akaboko k'iburyo n'ak'ibumoso ku ntoki z'iburyo n'iz'ibumoso iyo tujya guhuza rero intoki twavuze z'ibumoso ubumoso hano ku kaboko k'iburyo ni igikumwe ubumoso ku kaboko k'indyo ni mu gusumba zose tugiye kubanza imoso rero ku murya wa gatandatu n'uwa gatatu urumva uko bivuga uzi kubitira rimwe yego rwose yego noneho duhite dushyiraho indyo mukubita ari ukoko namukubita ari ukoko yego noneho tukaba tugenda kugenda tubikubitana mu muvuduko muto cyane kwihuta agenda gakeya kandi ukurikiza ritime acha nawe bikore twumve banza igikumwe ari rwo rutoki rwa mbere na musumba zose ari rwo rutoki rwa mbere ku kaboko k'ibumoso yego yego ngakubitira rimwe urutoki rwa mbere wow ariko wibuka ko urutoki rwa kabiri rwacu rucuranga rugazana gutya mukurikize intuzi injyana noneho habanza umwumwe mugiye kunshuranja ku buryo nizirwa nkahita ndirimba nkahita mbwira inanga ngaho tangira Yvette ibyo ukoze bibaho ku muntu wese wiga gucuranga inanga bibaho ko ushaka kwibeshya gufata ku murya ajya kuwufata ukumvura gucitse cyangwa ugafata uwundi nta gusubira inyuma ahubwo uhagarara gatoya ukongera ukatangirira aho wari ugeze ukongera ugatangira aho wari ugeze umurya wa gatatu yego igikumwe cyafashe umurya wa kane yego yego ugomba kuba nyine uri maso bisaba imyitozo ihagije yego umva utarababara hano nageze aho mbabara hano hakaza utunuza kumva biragucitse akandi kantu mutari muzi iyo ucuranga inanga akenshi ugira akantu hano kabyemye namwe kazaza iyo kaza bwa mbere iyo utangiye bwa mbere byanga byakunda karaza yego ni nka gitari bakita rero ibavu si igitangaza kuba wazana ibavu uri kwiga gucuranga bigeze igihe rikamenyera ndetse ukumvura n'ababaramo ku rutoki nyine urihangana ukazageza igihe ukamenyera ukazaba umucuranzi busora ntari amabavu mfite
hano urayifite ariko itagaragara cyane yaramenyereye yego. Reka na mama curanga twumve noneho. Ngenda kibuka Murakoze rero. Iyi ndirimbo duhereho gucuranga mwambaza ngo ni iyihe ko dutangiye twiga urutoki rw'uburyo rw'ubumoso akaboko k'iburyo n'ak'ibumoso tugacuranga utuntu ndetse tukatwumva. Iyi ndirimbo dutangireho kwiga gucuranga ni iyihe. Ubu duhere ku ndirimbo yitwa Nyangezi. Nyangezi ikaba ari indirimbo yacuranzwe n'umuhanzi witwa Rujindiri. Ubutaha nzabigisha n'amoko y'imiririmbire y'ikinyarwanda nuko abacuranze inanga bwa mbere baririmbaga, harimo abaririmbira mu gituza, harimo abaririmbira mu mazuru, harimo abacuranga injyana zibyinitse, harimo abacuranga injyana zigenda gace, ariko byose bikaba byiza, si byose. Iyi nanga rero duhereho ni ya Rujindiri. Reka nyibacurangire mwumve none uko yubakitse yose, duhite dusoza isomo ryacu rya mbere. Inanga nakunze gukoresha ni iyi muri ihangana, ni inanga ya mwarimu nyine wagize amahirwe yo gucurangira ku nanga ya mwarimu. Wanika kongere nkunzurwa nyirimbi erega niyambira Imana matovu yakira mutara kandi mutara wayuhi yicaye ku ntebe kandi yegamiye ingoma n'ingabo yagera cyane agatsinda biramukwiye mubonye iki ndi gucuranga bongereye bongeraga vitesi yego barayigabanura nkongera urusaku nkongera nkarugabanya yego urusaku urarugabanya uravangavanze n'intoki wavangavanye yego yego ibyo bishatse kuvuga iki mpereye ku byo nakoze bwa mbere byose babifite impamvu urabona ko nabigishe ko pozisiyo yo gucuranga ari hano mu mavi hari aho nagezeho nkayikuraho nkayishyira hano kubera iki nayishyize hano icyambere bituruka ku kamenyero ako kamenyero ngenda ngira ndi gucuranga kanyemerera kuba nafata pozisiyo nshaka y'inanga mu gihe ndi gucuranga nshobora no kuyicurangira hano inyuma ku rutugu wow gutyo nshobora kuyicuranga mpagaze abantu benshi bazi ko inanga yego abantu bazi ko inanga ushobora kuyicuranga wicaye gusa ushobora kuyicuranga mpagaze inanga nshobora kuyicuranga ndyamye hano nuko nta buryo nateguye nshobora kuyicuranga ndyamye nkaniyorosa mu kiringiti nkicurangira inanga yanjye nkayibwira yego
rimwe na rimwe iyo nizihiwe mfite stage nziza ndacuranga nkamanuka nkice ku ntebe nkicara hasi kuri stage nkanaryama ncuranga inanga birakunda nshobora kuyicurangira ku rutugu nkagenda iyo mfite uburyo bwo kuyampurifiya bwiza ku buryo abantu babasha kubyumva. Icyo ubwo ni uburyo bwa mbere kuba nayicurangiye hano nkayikuraho nkayishyira hano ni ukugira ngo mbategure mu bwonko no mu bitekerezo yuko atari ihame ry'iteka ryose yuko uzayifata gutya kuko ushobora kuzageza igihe uko ugenda umenyera ukazagira uburyo bwinshi bwo kuyifata. Ikindi cya kabiri niba nyifatiye hano mu ntege amatwi niba nyifatiye hano ijwi mba narenize ariko iyo nyirekuye gutya nkayifatira aha ijwi ribasa kwisanzura rikagera kuri urugero umva uri kuryumva none umva nyifatiye hano urabyumva ijwi ribasha kwisanzura rikagera kuri. Ikindi cya kabiri nakoze mwebwe mutabonye bwa buryo n'ubumoso bwacu bwa buryo n'ubumoso uko ugenda ucuranga ugira ka kamenyero bibasha kugushoboza kuvanga icyo twita ibitego mu gucuranga. Ibitego n'uburyo bwo gucuranga ibintu byinshi kunanga tubyita ibikamiro ariko ku babyinnyi babyita ibitego. Yego nshobora gushyiramo ibikamiro byinshi yeneka amacurangira indirimbo imwe ifite ibikamiro byinshi bitandukanye. Tega wumve tega amatwi wumve ibikamiro. Yego ibyo byitwa ibikamiro hazamo ibintu byinshi utuntu twinshi dutandukanye. Ni byiza rero ko mwaje kwiga inanga mbahaye ikaze nanone ryinshi uko muzagenda muza niko muzagenda murushaho kumenya byinshi. Ariko iriya ndirimbo nyangezi duhereyeho hari igice cya mbere cyayo kigenda gahoro cyane navuga ngo ni nyangezi nakuye kuri rujindiri kuko nyangezi ya rujindiri yose igenda gakeya. Ngewe mfite uburyo nagiye nkora ubushakashatsi ku bacuranzi benshi batandukanye nagiye mvanga mfasha kuba nafata indirimbo imwe nkayihuza n'iyindi ariko mu ndirimbo imwe ariko mu njyana nyinshi zitandukanye. Hari uburyo nshobora kuyicuranga nihuta hari uburyo nshobora kuyicuranga igenda gahoro. Ubwo buryo bwose turabwiga kandi tukagira gute tukabimenya. Amahirwe masa rero murakoze banyeshuri beza murakoze murakoze cyane akira nawe mukore mu ntoki murakoze bye.